Joyce ni umwana w'urukundo nk'uko abandi babita, gusa njye siko mbibona. Joyce ni umwana wavutse kuko mama we yari yafashwe ku ngufu nawe atabitekerezaga. Mama we yagize ubutwari bwo kutamuvutsa ubuzima, ariko kubyakira byaramunaniye biramugora cyane, kuko n'ababyeyi be banze kumwumva, bumva ko yatwaye inda kubera yabigizemo uruhare. Karina ariwe mama wa Joyce yakomeje kubwirwa nabi n'umubyeyi w'umugore umubyara, ndetse rimwe na rimwe akamukubita ubundi akamwima ibiryo. Umunsi umwe yasanze arira maze mumenaho amazi ati, ndabona amarira y'ubugoryi bwawe atajya akama, reka nkongereho n'amazi wenda yatembana n'icyo kinyendaro cyawe, n'ubundi sinigeze nkikunda. Karina akomeza kurira cyane, ariko ageze aho arahora. Nyina akomeza kumubwira ati, wankojeje isoni cyane, wanyambuye icyubahiro cyanjye, wanyatse urugore rw'ababyeyi. Iyo mbimenye ibyo nagutakajeho nkabigabira imbwa zo mu gasozi, akaba arizo zibyirira. Kuvuga amarira ya Karina yatewe na nyina umubyara yabaye itangiriro ryo kuba hababazwa cyane mu buzima bwe. Nyina yiyemeje gufatanya n'inshuti ze z'abagore b'abaturanyi, bagahora basimburanwa mu rugo bamucunaguza. Nta cyumweru cyashiraga batageze, kandi bavuga ku ngingo imwe y'ukuntu yabakojeje isoni. Bamusimburanagaho buri wese afata ikiganiro, buri umwe wese akamuvugaho, ndetse ikiganiro cyabaga gitangijwe na nyina umubyara. Nyina ati, nararumbije, naherekeje ababyeyi, kubyara abakobwa ni umuruho, ni ukurigwisha. Iyo mbimenye inda nkayihubuzamo cyangwa nkiyahura nkapfana nayo. Undi ati, erega narabibonaga, Karina yagiraga akaguru karekare, ni icyohe, imizima yamuteye sinzi iyo yaturutse, sinzi iyo ariyo, ni ishyano ryatugwiririye kuri aka gasozi. Bagiye kudutera umwaka, abakobwa bose bagiye kumukurikiza babyara ibinyendaro. Abandi bati, ubundi se w'icyo kinyendaro ninde ngaza atwarira ishyano arikure muri uyu mudugudu? Nyina akaba yongejemo ati, aha, ese muzi ngo aha ibyago bigwira abagore ahari da, yirirwa avuga ngo bamufashe ku ngufu da. Undi ati, nibyo yakubwira nyine, urumva se ikindi yakubwira ari iki? Bose ni ukuba bavuga, kandi ari akaguru kabo karekare kabananiye. Undi ati, cyakora kuko sinzongere kukubona ku irembo ry'umuryango wanjye. Iyo nyirabahanya yazatuma ntanywa amazi, izuba ryazandengera ku gahanga. Ati, ntuzagaruke, uzajya ugumaho. Ati, puu, akaba aramuvumye. Karina akarira, akaba muri ubwo buribwe, mu buzima bumushaririye cyane. Gusa yanga gukora amahano yo kwikora mu nda. Ku munsi wo kuramukwa kwe ntiyari afite uwo kumuba hafi n'umwe. Umudugudu wose, haba abakobwa yaba abagore, banze kumwegera, ngo ni icyago, ngo ni umwaku, ngo ni ikizira cyabamanukiye. Ndetse na nyina yanga kumwegera, ahubwo akomeza kumubwira amagambo ashaririye ati, icyamiyoni igatembana na nyirayo, wenda igisebo cy'indiho cyazamvaho. Karina agize amahirwe aba yibarutse umukobwa. Uwo mukobwa amaze kumubyara yatekereje yuko ubuzima bubi yari abayemo aruhutseho gatoya. Gusa nyina ntiyarekeye aho, yakomeje kumwima ibiryo, agakomeza kumutuka, agakomeza kumukorera ibintu bibi. Karina yaje kwigira inama ati, uyu mwana wanjye wamusiga. Yaje gusiga umwana we atekereza ko wenda nyina azagira impuhwe z'ababyeyi, akarekera ako kana ubuzima bwako, kuko ko nta n'ikosa gafite. Gusa uko yabitekerezaga siko byagenze. Yasize umwana n'agahinda kenshi, asigaye yanditse urwandiko arusigira umwana ati, mwana wanjye ndagukunda cyane, uri uwanjye unkomokaho, njye sinzakwanga nk'uko ababyeyi banjye banyanze. Asiga mwise n'izina ati, witwa Joyce, ujye uhora wishimye. Gusa umwana nta byishimo yigeze agira, yakomeje kubaho mu buzima bwo kwangwa na nyirakuru, akanga kumureba, akanga kumwerekana, mbese ubuzima bwari bubi cyane. Gusa ku bwa ya Mana yo ukabyara, Joyce yaje kugira amahirwe ariga arakura, aza no kugira amahirwe yo kujya mu mahanga. Gusa umuruho urabunga, niko abantu bajya bavuga. Joyce yaje guhura n'umuruho nawe afatwa ku ngufu n'umwarimu wamwigishaga. Gusa we ntiyatwaye inda, byahise bituma azinukwa abagabo bose, abanga urunuka, ndetse yemeza kutazagira umugabo n'umwe ashaka, kubera ibyari bimubayeho n'ibyari byarabaye kuri nyina. Atekereje ko nyina yasize amwandikiye ngo ndagukunda, yumva
urwo rukundo nawe hari abandi agomba kuruhereza. Yahisemo gushinga ikigo kirera abandi bana banzwe n'ababyeyi n'abandi bagize ihungabana mu miryango yabo. Akomeza kubarera nk'umubyeyi, urukundo atabonye kuri mama we ndetse no kuri nyirakuru, kuko yatekerezaga ko nyirakuru yiyahuye kuva umunsi yamusize ntiyongeye kumuca iryera. We yarugaragarije abandi bana, arera imfubyi, azifasha kwiga, na n'ubu ntabwo yigeze ashaka umugabo. Iyi nkuru uko iri kose ndabizi hari icyo yakwigisha. Icyo usabwa we ni ugukanda subscribe, ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye wakira ibintu byose tuzajya dupositinga kuri iyi Mushatse TV bizajya bihita bikugeraho igihe